kubona ko kawunga yacu yatangiye kuba umuhondo. Yes, banyarwanda namwe banyarwandakazi, tugiye guteka kawunga. Kawunga iri mu bwoko bwa pate jaune. Nyine turayishyiramo karoti se na pate jaune, naho ifu araba ari kawunga. Ikaba ari kawunga iryoha bya hatari, wanashatse banayikoresha as breakfast. Ni kawunga ya mbere y'umuti, naho abantu bavuga ngo kawunga warayirambiwe, ewana iyi ngiyi iyo uyigezeho ihita usara, nta nubwo waka ukana wibyara, iraryoha cyane. Rero turabanza hano tugatunganya karoti zo gushyiramo, twarangiza kuzitunganya, ibindi muraza kugenda mubibona pore pore kabisa uko biba bimeze. Ni karoti zimeze neza cyane, karoti z'iwacu i Musanze. Tugiye gukurikizaho igitunguru. Uburyo bwiza bwo gukata ikintu kugira ngo utitema, ufata gutya, then ugakurikizaho gukata, ukagenda wirukanka cyane kabisa. Ibitunguru uri kubona ko biba bijya kugira same size n'udushepu twiza cyane. Iki gitunguru kidufasha mu gukaranga kawunga yacu. Ibirungo turi bushyiramo uyu munsi, ndakoresha igitunguru hamwe na karoti ziri aha ngaha. Ubutaha nzabereka kawunga ibirimo ibi byose, hiyongeyemo igi hamwe n'amata. Aya ngaya ni amazi, aya ngaya ni amazi twatetse yo gukoresha, muri kubona yabize, arabira nyine kuri za dogere 100 twese dusanzwe tuzi. Twarangiza kuyabiza tukayakuraho, tugahita dutangira gukaranga kawunga yacu. Sawa sawa, murakoze. Mu kanya tugiye gukurikizaho ibindi bintu tugiye gukora. Hano amazi yacu iyo yamaze kubira, tuyashyira mu kintu gishyushye, akaguma ashyushye, akagumana umwimerere wayo, nka teremosi, cyangwa se ufite akanya nta teremosi ufite wakuraho, bakaza kongera ukasubizaho nabwo akabira. Izindi gahunda turagenda tuzibutsanya tunazibona. Murakoze, dukora ibindi. Twarangije gupima agafu turi bukoreshe, twakoresheje ku gakombe. Iyi ni kawunga y'abantu babiri, agakombe gashobora kuba gapima nk'irobo, kandi kawunga tuzi ko ibyimba. Iyi ni kawunga y'abantu babiri niyo tugiye gukora. Then tugiye gushyiraho amavuta, dukaranga igitunguru, dukurikizaho, turagenda tubibona, turagenda tubibwirana. Welcome mu gikoni. Tugiye gushyiraho amavuta, dushyiramo amavuta make aringaniye, atari menshi cyane, kuko turabizi ko amavuta atari meza ku buzima bwacu, kandi ukoresha amavuta meza y'igihwagari. Ubu tugeze mu kanya ko gushyiramo ibitunguru, turabifata neza. Tugiye guhita tubishyira ya mavuta, se n'ababikaranga, bifate agahumuro, bifate n'akara. Urabona ko amavuta yari yahiye, turakaranga igitunguru cyacu. Noneho igitunguru iyo kimaze gutangira gushya, cyahinduye ibara, iyo cyahinduye ibara tuhita dushyiramo za karoti. Urabona ko igitunguru cyacu cyahinduye ibara, nta kibazo. Ubu tugiye kongeramo karoti. Zose turazishyiramo, then dukarange. Uri kumva ko biba biri no guhumura neza, nta kibazo. Karanga karoti zigasa naho zihinduye nazo ibara. Nyuma y'aha ngaha karoti zitangiye guhindura akabara, tuhita dushyiramo ya fu yacu kawunga.
wapimye neza kandi wapimye n'amazi. Nyuma tugiye gukaranga paka bihinduye ibara, cyatangiye gusa koko na pate jone yacu. Ntabwo bitwara umwanya munini cyane, ni akanya gatoya karinganiye. Ubona ko ya fu yacu yagiye kugenda ihindura ibara, kandi ni kawunga rwose iraba iryoshye bya hatari. Ikindi ushatse watekana amazi n'umunyu, cyangwa se umunyu ukawadingamo muri aka kanya, kandi bigusaba kuba uzi kubariranya neza umunyu, ushyiramo umunyu uringaniye. Ubona ko kawunga yacu yatangiye kuba umuhondo, tugiye gushyiramo umunyu, uringaniye. Murabona ntacyo utwaye, ntabwo ari mwinshi nubwo ari mukeya, umunyu uringaniye nk'uw'abasaza, kuko ari wo munyu uba ari mwiza cyane utagira n'ingaruka ku mubiri. Then tukavanga, ntugire ikibazo kuko umunyu ntabwo wajya mu ruhande rumwe, impamvu tubanza kuvanga. Turacyavanga akawunga yacu kugeza igihe yose yaba yabaye umuhondo, kandi nta n'utuntu tw'udutirimwe turimo. Aha uri kubona ko ifu yacu yo ubwayo yamaze kuba pate jone, murabibona. Tugakomeza tuvange agafu kacu nta kibazo, tungana n'uko bidashirira. Urabona ko ifu yamaze gushya, yameze neza. Tugiye gushyiramo amazi, ya mazi twatunganyije. Noneho gushyiramo amazi bisaba kugira atansiyo, ushyiramo amazi ugenda upima, ureba uko bimeze, kugira ngo amazi ataza kubamo menshi cyane, kawunga yawe kaza gutema. Urabona ko ya mazi yari agishyushye, harimo no kubira nayo ubwayo. Then tukavuga agatsima kacu, ikinyarwanda cyiza tubyita kuvuga umutsima. Noneho ku bantu bakunda kawunga isa n'ifashe, washyiramo amazi makeya, ubu nk'iyi ngiyi. Dushatse twasonga mpaka ihiye, ariko kubera iburibwaho n'abasaza, turaza kongeramo utundi tuzi dukeya, nahise niyorohamo gakeya, nabwo bitari cyane. Ubona ko kawunga yacu igiye gushya, kandi hano haje umuntu yamenya yuko ari kawunga twatetse, ahubwo yagira ngo ni agapate jone. Urabona bitaryoshye se? Ugasonga neza rwose nta kibazo. Akawunga yacu kanya gato cyane, nk'iminota ingahe iraba ihiye, kubera ko twabanje gukaranga ifu. Nayo ubwayo irashya. Imaze gushya tubona gushyiraho amazi. Ikigereranyo cya kawunga yahiye rero, ukuntu wabimenya, ntabwo iba ikiri gufata ku mwuko, hano murabibona. Kawunga yacu rero muri aka kanya biratunganye, kandi ntabwo dutwaye umwanya munini, ni amasaha, ni iminota mikeya cyane. Aka kawunga gakoresha breakfast. Yego, mwakoze. Mwibuke gukora subscribe and comment. Abari hafi baze tubahe ku gatsima kacu, kubera ko kaba kagishyushye, gakozeho n'intoki nk'umuntu w'umupro,
kawunga yawe ikaza isa neza kandi yibumbye, ubona nta kavuyo. Wanashaka no kukabumba neza, kukabumbabumba, urabona wakoresha igikombe, kawunga yawe ukayiha agashepu wumva wifuza, ikaza ari kawunga nyine igaragara neza. None guys, urabona iyi kawunga yacu itandukanye na pate jone. Mwakoze kuza muryoherwe, iri ni ifunguro ryacu ya saa sita, wanagakoresha nka breakfast. Basore, tugiye kumva agatsima kacu twatetse uko kameze. Ubona ko nturabanza ukagafata ukagakanda kumvisha, kararyoshye cyane, umunyu uraringaniye. Cameraman uze tuguheho mu kanya uratanga ubuhamya.